ngo rugaju ngo nigeze mvuga navuze nireka mbaho umwanya muvuge maze isaha n'igice nigeze mvuga si wumva hari umuntu uzane ngiye kuvuga rero ngiye kuyiharira noneho harya umuntu urekara mu mwanya nawe ufata hakiri kare hari umuntu urekara mu mwanya uzajya umpa amakanya ikibazo cyose ni ukubaza ngo hari ikosa hari ikosa mfite ugira ikosa se dore rero ku muzamu wa Reyon Sport dosiye ya Reyon Sport dore ku muzamu wa Reyon Sport uyu mugabo w'umunyasenegali wavuzwe ku munsi w'ejo cyane cyane ibihe bimeze gute muri Reyon Sport ese yaguzwe gute amasezerano ye ndetse n'impamvu ariwe bahisemo n'ukubera iki good bazo byiza cyane umuzamu mushya wa Reyon Sport uyu muzamu mushya wa Reyon Sport akaba ari umuzamu Reyon Sport kwanza wabanza kumenya ngo imuzanye imukuye hehe. Reyon Sport uyu muzamu manze mumenye ko umutoza witwa Wade avuka ku mubyeyi w'umunyamauritania akavuka no ku mubyeyi w'umunyasenegali. Uyu muzamu rero akaba n'ubundi nawe ari umuzamu w'umusenegale. Mwana yibonye yuko 2016 yari muri under 20 kipe y'igihugu ya Senegal. Yitwa Kadime Ndiaye. Kadime Ndiaye yari wabo muri Senegal birumvikana mu ikipe akinamo. Yari afite amasezerano agomba kurangira muri uku kwezi kwa mbere ariko akaba yaragize ikibazo cya playing time umwanya uhagije wo gukina. Hanyuma umutoza Wade nkuko twese kwa gatandatu yasabye Reyon Sport ko bamwemerera ko azana umuzamu. None bakamubwira bati ntago twabona amafaranga yo kugura umuzamu dufite yazo bya mikoro ndaza kwigaruka ku zindi ngingo reka dushaka umuzamu w'umunyarwanda wadufasha. Kuki Reyon Sport yesistaga yuko ashaka umuzamu wundi usa n'ukomeye. Uyu mutoza yamaze kwibwirira umunitwa Bonera ati ntabwo ngewe nzigera nkugira umuzamu ubanzamo. Boneri uyu mutoza yabonye uko yabanye na Zerfani askuntu Bonera korogana. Sinajya muri dosiye ya Boneri n'ibindi reka bireke ariko yaravuze ati rero umuzamu Tamale akeneye umuzamu bakompeta. Tamale nayo yababajwe n'uburyo Adolphe agihari rimwe bashyiragamo Adolphe ubundi bagashyiramo Tamale bisa naho buriya umuzamu akenshi abakeneye ko umutoza amugirira icyizere totally akamubanzamo. Tamale avuga ati navuye muri shampiyona ya Uganda ni umuzamu mwiza wa mbere muri shampiyona ya Uganda ni gutegera hano bakansuzugura bakazajya banyinisha match zimwe zindi ntibanyinishe kugeza ubwo Tamale noneho impamvu basize imbaraga mu kuzana umuzamu kugeza ubu Tamale ndaza kubigaruka muri dosiye y'abakinnyi b'abaganira Reyon Sport nta nubwo yitaba telefone ajawe nabwe ngo aravunitse ngo yagiye kwivuza mu cyaro ndaza kubigarukaho mu madosiye ya Reyon Sport n'abakinnyi b'abagande bivuga ngo umutoza wa Reyon Sport na Tamale hari utuntu tumwe na tumwe n'ubwo yafataga batumvikanagaho. Ubu ukeneye umukinnyi rero witeguye kugupfira uyu ni umuzamu azi Kadime Ndiaye kuko yakinnye muri Senegal. Umutoza wa Reyon Sport n'uyu mwana akinayo adamuzi nk'umuntu wahuje igihugu kuko afite umujyi wa Senegal ndabigarutseho. Uyu muzamu rero aje muri ubu buryo amasezerano yateye gutya azajya yembwa $1,000. Ibyo bifate nk'ibintu byanditse ku nyenyeri ni ihame contract turayifite ibyo nta mpaka zihari. Hanyuma uyu muzamu ntihabwe icyo bita recruitment ahubwo umva icyo umutoza rero yamubwiye ngo ngwino bagusinyisha amezi 6 urakorera $6,000 by'amadolari ariko uzitwara neza bizahita bituma Reyon Sport iguha amasezerano y'igihe kirekire banagwenda recruitment iyo wasabaga. Still ushoje amasezerano mu ikipe muri Senegal still ntiwakiraga bihagije ntago bagwemba amafaranga menshi ngwino ukorera umushahara mwiza $6,000 none wereke Reyon Sport impamvu igomba kuzakwishyura recruitment mu kwezi kwa gatandatu wamaze guprova nk'umuzamu mwiza. Ku munsi wo kwa gatanu kuri match ya Gasogi uyu muzamu Tek Moyad azaba ari mwiza. uwo mugabo Ndiaye aya masezerano no guhabwa $1,000 ngiye guhita mbihuza n'umuzamu yita Hakizimana Adolphe ubu yagiye mu ikipe ya AS Kigali kwihuta. Ikipe ya Reyon Sport yari ifite amafaranga yemereye uwo bita Adolphe imubwira ati tuganire ku masezerano mashya. Adolphe yasabye ko azajya ahembwa amafaranga $1,000
agahabwa na rekritoma ya miliyoni 15. Ikipe ya Rayon Sport yamusabye ko muri uku kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatandatu mu mpera z'iyi sezo agomba kwemera kuzajya ahembwa 600 by'amadolari by'amanyarwanda 600 by'amanyarwanda, ubundi akazahabwa rekritoma ya miliyoni 15 mu kwezi kwa gatandatu bitewe na performance. 15 mu kwezi kwa gatandatu kuko nta kasha amafaranga rifite none muri Rayon Sport. Yego, barambwira bati tuzagwa miliyoni 15 za rekritoma tugwe n'umushahara $1,000 nko kuri murawusaba mu kwa gatandatu kuko ubu nta mafaranga ariko muri uku kwezi uraba uhembwa 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Arabyanga Adolphe arabyanga agana n'ikipe bita impamvu rero yanze ibyo ngibyo aka gatego kuko ikipe Rayon Sport atekerezaga kuzazana umuzamu w'umunyamahanga mu kwa gatandatu we yari akamenya kuko urumva iyi yari trick bamukoresha kugira ngo yemera hagume umugwa gatatu nibigera ambwira ati sawa petit frère nta kibazo igendere kuko urumva ngo Rayon Sport yo muri vision zayo nkuko batanye kwagura imipaka were no mwizamu kubazamo abanyamahanga witwa Adolphe akakabangara kibero ati iba kubwiye urakina urakomeza ugende ko amafaranga usoze sezo ureza sezo ini promesse idafite ikintu na kimwe uzajya uvuga ngo arawagendera or impamvu mugaraguye wenda mukabanza biri muri contrat abanyarwanda tawo muri ubu buryo byumvikana mu magambo kugora abanyarwanda tawo muri ubu buryo AS Kigali yakashinze miliyoni 10 ku meza yego ahita zifata tureke no kujya muri speculation z'ibintu byinshi bamuhaye miliyoni 10 mbumbe aragati sinageze wowe bamujyana miliyoni 10 ku meza ubona kuvuga ngo tegereza mu kwa gatandatu uhageze se waravunitse nuko bimeze yari ya miliyoni 10 yari irarangiye Reagan twirangije umuzamu witwa Nzeye Rwanda Jihad wa Kiyovu yasabye Reyon ngo nanjye ni mu miliyoni 10 cash Reyon yabura rero nta mafaranga ifite muri uku kwa mbere iyindi yaye reka twongeremo akandi kantu aba bakinnyi binjiye muri Rayon Sport muri uyu mwaka aba bose basinye mu kwezi kwa mbere nta mafaranga ya rekritoma bigeze bahabwa Rayon Sport ntayo ifite nayo rwose Rayon Sport iratanga imishahara ibyo birangira mu kibazo cya kabiri ngiye kubabaza good usibye ndiyaye hari izindi transfer abareba bakwitega reka rero tubafashe bareyo ibi bintu sinakifuje kubivuga ku isaha 4:40 nakabivuze nko mu gicuku abantu benshi basinziriye turi kumanywa mugiye kubabara muri benshi ariko ndabivuga kwizigera mbivuge mbireke bivuge ruvuyanga kuko ibintu bibabaje bivuge ahubwo bivuge ahubwo kugira ngo ubabara agire n'igihe cyo kubabara hakiri kare se gatana z'abayishima none se abantu basinziriye ubundi bandumva bati basinziriye mugara kuri umudive wambwije ukuri aba bantu mfite icyazo ko abantu bashaka kubabara bivuge none se n'ubundi sinshaka abantu babara n'ubundi rusibiye aho ruzanyura n'ubundi biba bizaba rusibiye aho ruzanyura ubwo niyo mu maburenganzira kambivuge Reyon Sport Football Club ibintu byose bijyanye n'amasaleri biri secured nta kibazo gihari cy'amafaranga yo guhemba abakinnyi Perezida wa Reyon Sport yizerera mu kintu kimeze gutya waravuga ngo sinshaka kuzasiga imyenda muri Reyon Sport nicyo naje gukemura sinakongera gusiga icyo kibazo gihari Reyo yashoboraga kubona amafaranga yo kugura umukinnyi ukomeye ubwo ndavuga aerokritoma ariko icyabaye Skol yarababwiye ngo look twicyo twakora ntabwo dufite amafaranga neza twavuganye mu masezerano ntabwo uruganda rwayagira kameme amafaranga mwumvikanye baravuze ngo nkuko byabanje mu bandi twakoranye abo perezida mbere yawe twaba ku mafaranga tuzabahaseze itaha tugafatamo nka miliyoni wenda tuvuga nka 50 tukazibaha mukagura abo bakinnyi mushaka noneho mu mwaka utaha birumvikana ku mafaranga twari kubahagira Arsenal azavamo nukubaguriza ayo muzakoresha ariko tuzakuraho mu mwaka utaha Perezida wa Real aravuga ngo sindi sure ko nzongera kuyobora Rayon Sport kuko manda igiye kurangira rero sinshaka ko mu gihe ntazakomeza wenda kuyobora Rayon uzaza kunsimbura azavuga ngo ese mugira ngo ibibazo bya mikoro mfite ntibyatewe nuko amafaranga yo mu myaka iri imbere perezida yagiye ayafata akayakoresha n'igihe kitaragera simbishaka Perezida wa Rayon Sport amafaranga Rayon Sport yakuye mu bafatanyabikorwa amafaranga yakuye ku bibuga
bestima ko ushobora kubona nka miliyoni 7 cyangwa 8 kuri match nto keretse nk'iya aferi nini wenda ushobora kubonamo nka 10 cyangwa 20 cyangwa 30 biterwa. Ubundi iyo bayateragije rero ntishobora kubona amafaranga arenga miliyoni 500 ava mu bafatanyabikorwa baba arafa ku bibuga. Ntabwo ashobora kuba yarenga usibye nk'izo match wenda ziba zikomeye. Bestima ko ufashe match 10 ntoya kuri miliyoni wenda 7 ni miliyoni 70 bafata wenda zikomeye bakabara nka miliyoni 10. Reyo Sport buri gitangira sezo ifite gap ishobora kuba iri hagati ya miliyoni 200 na 300 kuri budget yayo. Itazi ngo azavayo bakagenda bayishakamo ari yava mu fan club wenda miliyoni 5 fan club zitanga amafan club yose yateranyije zikaba nka miliyoni 60 ku mwaka gutyo n'utundi bakagenda bakusanya n'abantu bacanga biriya nyine by'abakire bafasha bikagira icyo bifasha abari batanga ama prime n'iki. Icyo president wa Reyon avuga ni iki ngiki kuri budget ya miliyoni 900 bari bafite amafaranga asigaye yizewe n'ay'imishahara. Niyo mpamvu probably muri uku kwezi kwa mbere Reyon Sport ishaka kutagura umukinnyi ukomeye kuko igisigaye ari kubarana nacyo ni bije ya sare. So ubwo rero ni ijambo ribabaje kuri dosiye ya Kirongozi, ni ijambo ribabaje kuri dosiye ya Hamisi Cedric. Nyemererana nayivugeho gato reka abajye kwamamaza. Yego Regan tuganirira kuri Kirongozi. Yego Kirongozi basabye entourage ya Reyon Sport, entourage yasabye Reyon Sport kuzana miliyoni 40 twarazivuze 30 zahabwa Kiyovu 10 zikajya kuri Kirongozi. Reyon Sport ya mafaranga hari abantu bavuze bati president niba bitameze neza waretse tugahamagara bari abantu babakire bajya dufasha gushaka prime bagakora ikintu cyo gucanga tukareba ko twabona byibura mu miliyoni nka 20 cyangwa 30 noneho tukabona andi mafaranga wenda twazashaka ayo twongera tukagura Kirongozi. President aravuga ngo oya aba bantu basanzwe badufasha kuri prime abanifatiye iyo initiative ubwabo ntabwo ndi bujye kubashyiraho undi mutwaro wo gutanga amafaranga. Kubera iki hari ikintu mujya mwumva ngo abakire batanga amafaranga mu equipe. Nta muntu numwe ushobora kuguha miliyoni 10 15 20 ngo aziguhe nibirangirira ashaka kutayakwaka bigende inapesa ngo yamusubize nk'amafaranga bigende nk'amashabaye. Yego ariko kwizigira uwo muntu abakeneye influence muri icyo kintu abakeneye na reconnaissance. Ni ahantu usanga Reyon Sport nibigiye gutanga swate wenda abashimwe uwo muntu se araho hafi mu mafoto se uwo muntu se afite ijambo muri dressing room aramenya amakuru yo muri information burya niko kubera ikintu ko gifite amakuru ibintu byose. Rero president wa Reyo arabizi uko Reyon Sport za mbere zabagaho hahandi umuntu agura umukinnyi ukazajya ngo umukinnyi wa kanaka ngo Prosper ngo umukinnyi wa Prosper ngo rwatubyaye ngo umukinnyi ngo wande ngo safe. Yaravuze oya Reyo igomba kuyoborwa professionally nta bantu bagomba kugira influence iruhande. Niba utanze amafaranga yatange mu nzira zizwi zagenwe azabe accountable. Ntugire influence mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo nitangerewe ngo nyamafaranga ya iyo hayiweze kandi ibyo yarabyanze. Muhora ushobora kumva rero nk'umuntu nk'umufana ngo waye kucyabyanga ngo ikipe yarayihariye ngo ikipe ngo yashyize mu mufuka we ngo yanjye abandi bakire bundi bwaryaraho bakire ikipe yanyu batayishyize muri kaburimbo. Icyo ni cyari guca proper management. Dukorere kuri means zacu ibyo dufite dukoresha ibyo tudafite ubwo si ibyacu. Iyo ndayishura icyo ari ikintu bita administration no gushyira ibintu ku murongo ngira ngo ni ibintu bisobanutse. Thierry Hitimana yatoje Reyon Sport muri za 2013 arakishyuza amafaranga muri Reyon Sport. Umuntu bita Masudi Irambo na Juma ejo bundi mu kwezi gushize mu kwezi kwa 12 ntiyarakiri barishyuza mu ikipe ya Reyon Sport yahanyuze ryari. Ni ukuvuga ngo rero uburyo bw'imiyoborere ya Reyon Sport bwabaye uburyo buganisha ku kintu cyitwa professionalism bunyamwuga no kugaragaza ngo ninde ubazwa iki ngiki ninde ubazwa izi nshingano. Rero ikintu kijyanye amafaranga nyine nk'uko Reagan yabivugaga atuma abantu bagira control. Noneho iyo control bagize akaba ari izatangira kubyara ibibazo byitwa ibibazo biri ku ruhande. Ibyo rero uvuga ngo Reyon Sport yafashe umwanzuro nk'umurongo muri Bibiliya uvuga ngo genda uko intambwe zawe zingana cyane. Niyo mpamvu Aaron Paul Gomis yasinye
akazajya ahabwa umushahara gusa nta rekiritoma. Yego. niyo mpamvu Kadime umuzamu Kadime yasinye azasinya akaba azahabwa umushahara gusa. Yego. niyo mpamvu uwitwa Adolphe bamubwiye bati nta mafaranga ahari ubu keretse utegereje mu kwa gatanu. yitwa Agoni yitwa wa undi Kamara Kamara nawe the same thing yaragarutse ubu ngubu mu myitozo. So ni ukuvuga ngo rero ikipe ya Reyon Sport ntabwo rwose yanze kwiyangaja mu matransfer aremereye. Yego. Ikibazo cyitwa financial means kirahari. kirahari kuri Cedric nawe bapfuyeho gatoya ko Cedric nawe yashakaga byibura umushahara uri hejuru ibihumbi 5. Ego yavuye kuri 5 agera na 3. President arabara nabo bari kumwe aravuga ati ariko umva inama bagiriye president baramubwiye ati wowe ugiye gufata umukinnyi uhembwa ibihumbi 3 ku mezi 6. none se coach wa Reyon Sport ubu ngubu ahembwa icya5 wade umuntu yambwa amafaranga menshi muri muri Reyon Sport no umuntu bita Youssef Rab ahembwa 1,800 cy'idolari. Aramubwira ati urumva ko arabakubye hafi umutoza kabiri baruhumba abakubye none se niki kikuvuga ko umuntu maze amezi 6 adakina yaza akaba ari ku rwego rwiza none se naza akananirwa gupuva icyo ayo mafaranga yahererwa ntiwumva ko bizakuramo na harmoni yari muri equipe n'abaperformingaga neza ufite ukabashyira mu mutima mubi noneho barebye kure ba Adrien bamugira inama nabandamenye baramubwiye ngo ibaze none nuhanika Cedric ukamushyira kuri 3 nta prove none nujya kongera amasezerano se baravuga umuntu ushaka kubagumana abaho se nushaka kubagumana ugiye kongera amasezerano n'abandi bakinnyi beza uzashaka kugura kwiguriza bagiye hanze Nyarugenge ko ufite umukinnyi uhemba 3 uzaba ugiye ko abakinnyi bazajya bakubwira ngo baravumba zakubwira najya kongera coach no anako president no wahaye umukinnyi 3 atanakina ndusha nanjye nambaga icyabiri sira kuri 2,500 kameme baramubwira ati reba kure ureke guteza ikibazo yaravuze ati nta mushahara wa 3 nuko babyanze ikibazo cya mikoro kirahari nuko turari Reyon Sport sigaye ikora rekiritoma gute cyari ikibazo cyo kwibaza twihuta Reyon Sport sigaye ikora rekiritoma gute ubwo buryo bwa Reyon Sport twavugaga bwo ko ufite amafaranga ukaba uri David Mugaragu wazanaga umukinnyi bavuga ati nuwanjye nzamwihembera ngaya amafaranga ndayafite nyashyize ku meza ni mumusinyisha ubwo birumvikana umukinnyi ni wareba ni nawe uzajya agizaho ibibazo runaka biri mu ikipe n'ahandi kandi iyo umukino muzanye muri ubwo buryo akenshi umutoza ntabwo abakimufiteho ububasha areba boss no kandi uwo muboss aba afite ijambo umutoza nawe ategetse kumukinisha ku bwiza no ku bubi. So Reyon Sport isigaye ikora ikintu kimeze nka presentation. Niba uri Bwana Mohamed Wade ukavuga ngo ngiye kuzana umuzamu wicara mu nteko y'abagabo ukagaragaza ibyiza by'uwo muzamu ibyo azasaba barangiza bakavuga ufite ikibazo akakibaza igisubizo cyamara kuboneka bagafata icyemezo kiri rusange. Yes. Approval ya president akaba ariyo no kuvuga ngo ibintu byose muri Reyon Sport inama zakorwa nk'uko bivuze kwizigira nk'iryo jambo ariko umuntu witwa Jean Fidel niwe wanyuma niba ufite ijambo ku kintu cya Reyon Sport cyari cyo cyose kwikomereza. Icya gatatu barimo kwibaza ni ikihe kibazo ngo zabyaye amahari hagati ya Mohamed Wade n'abakinnyi bakomoka muri Uganda. Yes, abantu baravuga bati imyitozo ntago turi kwibonamo abakinnyi b'Abagande ati abanyarwanda bose barahari abakinnyi nka ba Tamare abakinnyi nka ba Ojera abakinnyi nka ba Bale ntabwo bahari n'ibindi bakibaza bati se hari ikibazo cyavutse hagati y'umutoza n'abo bakinnyi. Dossier imeze gutya umutoza Wade yaravuze ati reka dufate igihe cy'imyitozo icyumweru shampiyona irangiye hanyuma mbahereza ikindi cyumweru guhera kuri Noheli kugera ku Bunani mujye mu minsi mikuru mwese hanyuma nyuma ku itariki 3 dutangira imyitozo z'ukwa mbere muri mu minsi mike ishize. Noneho uko yari yabipanze habonetsemo abakinnyi babiri basabye uruhushya ikipe iranarubaha ku mpamvu zumvikana agiye kugarukaho. Umukinnyi witwa Youssef Rab yagiye gukora ubukwe yazanye invitation arabwira ati mfite ubukwe mumbabarirengeye ntabwo nzubahiriza gahunda za ekipe z'uko mwapanze imyitozo. Yego. Perezida aravuga ati nta muntu wabuze umuntu kujya mu bukwe jya gutegura ubukwe. Umukinnyi yitwa Eritia Ruvumuzinga yarwaje mama we azana n'amafoto mama wari mu bitaro aravuga ati ndwaje umubyeyi mureke njye kureba mama. Aravuga ati birumvikana
boyika mashini najya kurwaza umubyeyi bamaze kubaha uruhushya ryaguye mu bakinnyi b'abakongwe b'abagande tubaba dusuzuguye none se twebwe dusigare mu myitozo twikwashagura ngo babahaye uruhushya natwe twigendere baba baragiye Uganda muri cya cyumweru babahaye bose cy'iminsi mikuru bagezeyo bikuriro telefone baricicikira Tamare we aje we niwe bavugishije arababwira ngo Tamare yaravunitse ngo yagiye kwivuza mu cyaro ngo azabaza ntibaze ngo azaza ryari bivuga ngo macho yagasojye kwa gatanu Tamare ntawe hari ba Ojera na Bale ubwo nabo barategerejwe ariko umutoza ngo arimo aravuga ko niba batarakoze imyitozo ku gihe cyagenwe kuri reportinga mu myitozo ku itariki 3 coach wade kuko ashaka ko impose autorité aravuga ko kuri match agasogi atazabakoresha gusa bahageze mbere wenda maybe hari igibozi bwamusaba swata kababakira kuri benshi turaza no kwabwira abakinnyi bari mu myitozo probably na 11 bazabanzamo kuri gasogi amakuru yanjye nanjye nagiye gukurura ku ruhande nabonye bano bakinnyi bari mu gihugu cya Uganda barimo abenshi barimo baravuga ko amafaranga menshi bayamariye mu minsi mikuru bagasaba Reyon Sport kwibibagurije urumva by'abakinnyi ni hatari bakaba basabye ko Reyon Sport yabibagurije amafaranga y'itike yego probably abenshi bazagera mu Rwanda ku munsi w'ejo ku itariki 10 okay yes indumva ibyo ngibyo birangiye ikindi abantu barimo kwibaza mu kipe ya Reyon Sport Reagan twihuta cyane ndabona iminota irimo kutujyana ese Reyon Sport ko tayumva cyangwa mwabigarutse ariko n'ubundi ibibazo by'imishahara ko mwabivuzeho n'uburyo barimo guhemba ahubwo kadusoreze wenda kuri match ya Gasogi bafite kuri wa gatanu abari muri rusange ahubwo tujye mu nzove d'abord bari baritegura gute nuwe mu kuri mu nzove hari utwufite two mu nzove nkubwire kuri Gasogi dusoza mu nzove amakuru ufite nuko umusore bita Aaron Paul Gomis ngo ni rutayizamu mu myitozo aba rero ngo bategereje kureba ese mu kibuga ibyo tubona mu myitozo azabyapurika kuri abareyo turaganje murera we gifite ikibi cyitwa imbaraga no uvuga ngo kirega abantu bitwa Aimable niwe uri gukora na rwatubyaye rwatubyaye ndakubwira ngo muganga wa Reyon Sport arimara masibavu abantu arinda kubamara umuntu bita Aaron Paul Gomis ni umuriro ngo hotera kure kimeze hari ibimodoka abadage bazanye mu ntambara yo muri Ukraine bahaye Ukraine ni ibimodoka by'intambara gitangira guhindira naho kazajya cyumva uri kumuhanga kimeze nk'icyomuruke kirahirika anyways naho zamaga kwa gatandatu cyo kibyuka mu gitondo barambwiye ngo kinywa litiro 3 zishyushye Aaron Paul Gomis ngo ni rutayizamu arabica bigaciye mu myitozo bro ashyira fire mu myitozo ngo aratsinda abantu bose ngo baremeye ngo afite umutsi umeze nk'uwo kwa Reagan ngo ukuboko kwanjye kurangana n'umutsi uri ku kuguru kumvune giteye ubwoba asotesha amaguru yombi kandi akoresha nuvuga ngo urabona hari amashoti abantu benshi ubonye buriya buryo bwa Cristiano bwo gutera amakufura amera nk'ucukuye umupira ukagenda umeze nk'icumu kuri akuru niko kuntu amashoti yose ameze nuvuga ngo tire cadre amashoti afite imbaraga kandi akoresha afite karite yo gukoresha indyo n'imoso akagera karite no kwegamira aba defenseur abadefense b'ikipe ya Gasogi United witwa Aimable afite ibibazo akunda kuvuga ngo ni kambana no ngo ni migozi ariko hangaza icyambere ni muri Gomis ni muremure afite iyo karite n'ibiki hasigaye kuza kureba niba no mu nshundura kuko mu myitozo ari umukiri w'umwiza mu myitozo ariko yagera mu kibuga bikanga ariko ku gatanu abantu bose bamugaruka ni message arimo aratanga good kuri match ya Gasogi rero dukurikije ibyo bibazo wenda by'abakinnyi Yusef yasabye uruhushya twabivuze Ruvumbu abakinnyi abagande batarahagera probably umva abakinnyi mu myitozo bari kuvuga ko bashaka kuzakoreshwa na mitima nibwo akiva mu mvune nubwo yatangiye imyitozo baravuga ko mwizamu ashaka kuzafata uyu muzamu Kadime uyu mushya hanyuma kuri kabiri ni Sermogo ari Omar kuri Wevuzeze ni muzima zaba hari gatatu hazakinaga nijuru kuko bugingo yujuje amakarita 3 y'umuhondo ntago bugingo azakina umutima wa defense hazakina umuntu witwa Rwatubyaye Abdul ndetse na Aimable Sabimana kubera ko mitima Isaac nibwo akiva mu mvune Aimable ngumeze neza cyane mu myitozo y'abantu ngari kugenda arajyana hagati mu kibuga Reyon Sport izashyiramo umukinnyi witwa Majaliwa
yagarutse se yego hanyuma iruhande rwe bahashyire Kalisa Rashidi sorry Majaro ntabwo yari gatandatu hazakina Ngendahimana na Kalisa Rashidi umunani hakine Kalisa Rashidi nimero 10 hakine Keve Ruhungu ntabwo yari yaza icumi hazakina Keve hanyuma uruhande rumwe aka kantu mukumva hazakina umusore hagati ya Haji n'uyu musore witwa Arsene ariko umwana witwa Petit Score kariya gapasika ka Pascal kahangaha kakiro hano mu kabaza ameze neza mu kintu cyitwa imyitozo uwadari kuvuga ati uyu mwana ngiye nshobora gufata risk nkamubanzamo amakuru hari mu nzu vuriya mwana ashobora kuzasimbura nako kuzabanzamo wenda agasimburwa cyangwa se kazamo asimbuye ariko azaba ari kuri liste hanyuma rutayizamu nta mpaka zihari ni cya gisuka cyitwa Gomis baramwandikishe nta kibazo ngo kirashaka kuza gucima ibibazo nagize byabajyana ngo baragiye iyo umuntu yaje ari free agent rega burya kumwandikira nubwo bikunda no kugorana ntabwo bikunda kugorana cyane ubwo rero nuko muri Rayon Sport bimeze